hari igihe umugenzi wawe aba afite uburyo akundamo ariko wowe bishobora kuba bidahuye n'uburyo ukundanamo. Tuvuga urugero, hari abakundana bakunda gukora imibonano mpuzabitsina. Ushobora kuba wowe ukunda kuba wakorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu mukundana ariko we adatekanye kuba yabikora. Muricara rero iyo mumaze kumenya icyo kintu, muricara mukibaza ngo ese kukundana muri ubu buryo, ngewe nkaba numva nkundana muri ubu buryo, twahuriza hehe, twabyitwaramo gute? Iyo wamaze rero kumenya neza mugenzi wawe, umuha umwanya bitewe n'icyo ashaka, bitewe n'uburyo akundanamo. Ntabwo uzamusaba ibyo adafite, ntabwo uzamusaba ibyo adakunda, ntabwo uzamusaba ngo ese kuki ibi ngibi utabikora, kuki utitwara gutya, kuki uba waramaze kumenya ururimi rwe rw'urukundo. Kurumenya gusa ntabwo bihagije, nawe aba agomba kumenya urwawe, cyangwa se munabiziranyeho ko ari kwakunda kugira ngo ubashe kumwumva. Guys, tugiye kurebera hamwe rero ibyo bintu bigera kuri 5 byadufasha kumva ingaruka z'uburyo dukundanamo ku bijyanye no kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe. Nongeye kubasuza kandi mbahaye ikaze bakunzi ba Muhire PsychActor. Ni channel yanyu, niyo channel imwe rukumbi igaruka ku biganiro byimbitse bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, bijyanye n'imitekerereze ya muntu, psychology, imitekerereze, imyitwarire igiye itandukanye abantu bagenda bagaragaza. Tuza tuganira mu ngingo zigiye zitandukanye zadufasha kugira ubuzima bwiza, birumvikana nkuko tugenda bivuga umunsi ku wundi. Ndizera ko rero mwese mwamaze no gukora subscribe guys. Akamaro ka subscribe ngira ngo murakazi, iyo dushyizeho video nshyashya, iyo dushyizeho ubutumwa bushyashya uhita bukugeraho tukibushyiraho, itubona ka message ga poppinga kuri screen yawe ya telefone cyangwa ya machine, undi nawe ugakoraho ukahita uryoherwa n'ibiganiro byiza tugenda tubategurira, ndetse n'izindi ngingo zitandukanye tugenda tubategurira ku bitangazamakuru byacu. Uburyo dukundanamo, uburyo mugenzi wawe ashobora kugukunda, bishobora kugira uruhare cyangwa se ingaruka ku bijyanye n'ubuzima bwawe bwo mu mutwe. Bishobora guhindura amarangamutima yawe, bishobora gutuma aba meza cyangwa mabi bitewe n'ururimi rwawe rw'urukundo. Nizere ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibyo tubagezaho. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze, mu byo kuganiriza mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Aba psychotherapist ni abaganga baganiriza, ufite icyo ushaka kwimenyaho, uburyo ushaka gutera imbere, uburyo ushaka gukontorora imimerere n'amarangamutima n'imyitwarire yawe, byose buryo ukuri gushira mu biganiro. So tubahuza nabo rero, bakeneye kugira uwo muvugana, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twashyize ha munsi muri description, hanyuma tukagufasha kuvugana n'aba therapist. So guys, munyemerere ngaruke mu kanya turebere hamwe ibi bintu bigera kuri 5. Hanyuma ikintu cya mbere ukwiye kuzirikana cyangwa se kumenya, niba ufite umuntu mukundana, ufite uburyo ukundanamo, nuko love language help people to feel seen, valued and emotionally safe. Bino bishatse kuvuga iki? Ubundi iyo ufite umuntu mukundana, azi uburyo ukundamo nawe uzi uburyo akundamo, bituma wumva ko mugenzi wawe akuzi, akwitaho, akuzirikana, aha agaciro urukundo rwanyu, ndetse yewe unatekanye mu buryo bw'amarangamutima. Nimba ukunda umuntu gutemberana, cyangwa se ukunda gusohoka, cyangwa se ukunda umuntu guha impano, akajya azikugenera, akajya azigushakira, akajya azikugezaho, akenshi ubuvuga uti ahangaha rwose naguyemo pe,
kubera ko mugenzi wawe aba yarakumenye, abazi ikintu ukunda, ndetse yewe no muri ya situation bigoye kukigeraho ukabona ari kukigerageza kugishaka, nuko aba gukunda, nuko aba yaramaze kubona ikintu ukunda, nuko aba yaramaze kubona uburyo ukundamo, icyo ushaka mu rukundo, ikigushimisha mu rukundo. Ibyo ngibyo nibyo bita love language. So iyo wamaze rero kumenya neza mugenzi wawe, umuha umwanya bitewe n'icyo ashaka, bitewe n'uburyo akundanamo. Ntabwo uzamusaba ibyo adafite, ntabwo uzamusaba ibyo adakunda, ntabwo uzamusaba ngo ese kuki ibi ngibi utabikora, kuki utitwara gutya, kuki uba waramaze kumenya ururimi rwe rw'urukundo. Kurumenya gusa ntabwo bihagije, nawe aba agomba kumenya urwawe, cyangwa se munabiziranyeho ko ari ko akunda, kugira ngo ubashe kumwumva. Hari igihe umugenzi wawe aba afite uburyo akundamo, ariko wowe bishobora kuba bidahuye n'uburyo ukundanamo. Tuvuge urugero, hari abakundana bakunda gukora imibonano mpuzabitsina. Ushobora kuba wowe ukunda kuba wakorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu mukundana, ariko we adatekanye kuba yabikora. Muricara rero, iyo mumaze kumenya icyo kintu, muricara mukibaza ngo ese kukundana muri ubu buryo, ngewe nkaba numva nkundana muri ubu buryo, twahuriza hehe, twabyitwaramo gute? Iyo mwamaze kugera kuri iki cyiciro rero, bibafasha kumva mutekanye, kumva buri umwe afite agaciro ndetse ahabwa agaciro, ndetse no kumva amarangamutima yanyu n'ibyiyumviro byanyu mugirana bitekanye, buri muntu wese ari mu mwanya we atuje. Kubwirwa amagambo meza. Hari abakunda gukorwaho, gukorakorwa, gusomwa, akishimira ko yajya asomana na mugenzi we, cyangwa se akikundira guhoberwa. Hari abakunda impano, hari abakunda kubwirwa amagambo meza. Icyo ari cyo cyose mugenzi wawe akunda mu rukundo rwanyu, ni ngombwa ko mugihurizaho, mukamenya icyo kibamariye, mukamenya aho bibangamira mugenzi wawe, mukareba uko mubivuganaho. Byashoboka ko mugikora, bitashoboka nabwo mukamenya uburyo ki icyo kintu mwanoza urukundo rwanyu, ukuri gushirira mu biganiro nk'uko nabivugaga. So nizere ko rero akangaka mwakumvishe. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi, ikintu cya kabiri ukwiye kuzirikana ku bijyanye n'uruhare rw'uburyo abantu bakundanamo mu kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe, nuko mismatched love language can lead to emotional disconnection. Iyo bidahura rero, guys, ntukabone uri gukundana n'umuntu atarametiriza, ataramenya, adaha agaciro uburyo ukundanamo. Rimwe na rimwe akaba yanabyita ikibazo kuko ukundana muri ubwo buryo. Niba ukunda abantu bagukunda, bagukoraho, bagufata mu kiganza, gusomana, cyangwa se kubwirwa amagambo meza, ukikundanira n'umuntu uvuga make, cyangwa se utajya unavuga utugambo turyohereye, imitoma imeze neza iryoshye, biravuna, binaniza umutima, binaniza amarangamutima, wumva rwose uri bored, wumva ibintu bitaryoshye. Ahangaha rero, iyo ururimi rw'urukundo rutari guhura n'uko mugenzi wawe abyumva, bikurura ikibazo mu bijyanye n'amarangamutima. Kumva buri umwe ari hafi y'undi biragabanuka. Niyo mpamvu akenshi nibyo, menya uburyo mugenzi wawe akundanamo, nawe amenye uburyo ukundanamo, murebe ahantu bihurira. Ese bihurira hehe? Ese niba umwe akunda guhabwa impano, wowe ugakunda gukorwaho, gukorakorwa n'urugero, cyangwa se guhoberwa, cyangwa se gusomwa, cyangwa gukora imibonano, mwembi buri umwe ayumva atekanye ku buryo mugenzi we akundamo. Ese mwabikorerana mwese, buri umwe agakora icyo mugenzi we akunda, n'undi agakora icyo mugenzi we akunda, noneho mukumva mutekanye igihe mwese mwafatanyije uburyo bwanyu bwo gukunda. Ibyo byose mubiganiraho. Ese ni hehe uburyo mugenzi wawe akundamo bukubangamira? Ese wumva utekanye guhoberwa? Ese wumva utekanye gushyirwa mu bandi, gutakagizwa wenda muri mu bantu benshi? Ushobora kumva udatekanye igihe bari kukubwira amagambo meza uri mu bantu benshi, ukamubwira uti nyamara ngiye mba numva wajya ubinyibwirira tutari mu bantu benshi. Ni ibintu rero muganiraho, mukabyemeza. Ibyo mutemeje mukareba uburyo nabyo mubishakira uburyo, ku buryo buri muntu wese yumva atekanye kandi akumva akunzwe. Ni ikintu cyiza cyane.
ikintu cya gatatu cy'ingenzi mukwiye kuzirikana ku bijyanye n'uburyo bwo gukundanamo nuko knowing your love language boosts self awareness and emotional regulation. Kumenya uburyo mukundanamo, kumenya uburyo mugenzi wawe akundamo, kumenya uburyo agaragaza urukundo, kumenya uburyo nyine urukundo rwanyu rwubakitse cyangwa se uburyo mwembi mukundanamo bishobora gutuma mukuza urukundo, mukuza umubano wanyu, kuko ntago mupfa gushwana cyane cyangwa se gushinjanya kutitanaho. Nimba nzi ko mugenzi wanjye akunda gusohokanwa, kubwirwa amagambo meza, kugira ute, guhoberwa, gusomwa, nkabimugenera, ngerageza uko nshoboye nkabimuha kuko arabikunda. Nanjye mba narabyakiriye kuko ndabizi ko abikunda. Nimba akunda mugenzi wawe akunda imibonano, mwabiganiriyeho. Ese gukora imibonano mu gihe runaka niba mwarabanye mubana byemewe n'amategeko nk'umugabo n'umugore, mugenzi wawe akaba akunda wenda gukora imibonano mpuzabitsina kenshi kukurusha, ese uwo mwanya uwifatamo gute, ubigenza ute? Ese mwabiganiriyeho, mwumvikana buryo bizajya bikorwa buri umwe atabangamiwe? Ese murahuza kuri iyo ngingo? Ni ngombwa cyane rero ko kumenya ururimi rwa mugenzi wawe rw'urukundo, uburyo akundanamo, bituma nawe ugerageza kubigeraho. Ibi rero bikuza urukundo cyane, bigatuma muhora mwumvana mufitanye inyota yo gukundana, yo gukuza urukundo rwanyu, ibintu bikagira ute, ibintu bikarushaho kugenda neza. Ndetse no kwimenya, buriya self awareness ni ikintu gikomeye, kuko nawe ubwawe yuzuye uburyo ukundanamo, uzi ngo ngewe iyo nkundanye n'umuntu numva bindyohera iyo bimeze gutya, numva biba byiza iyo bimeze gutya. Nawe uri kwimenya kandi birafasha cyane, bituma wakira umubano, bituma umenya uburyo ubana n'abandi, bituma umenya uburyo hari igihe ushobora kuba ukundana muri ubwo buryo ukanabona ntabwo uri kubibona. Buriya iyo wamaze kwimenya umenye n'uburyo utwara situation. Ese ko nkunda wenda guhoberana kandi nkaba mbona mugenzi wanjye atabikunda cyane, ese ko nkunda impano nkaba mbona turi abakene tudafite amafaranga yo kugura impano za buri kanya, umukunzi wanjye nkaba mbona adafite ubwo buryo, twabigenza gute? Ese nkwiye kubigira birebire cyane nkavuga ko katanyitaho? So urumva kwimenya rero ni ikintu gikomeye cyane, birumvikana binajyana no gukontorora amarangamutima. Nta gupfa kubabara ngo nuko utakorewe icyo ukunda. So ujera situation, umenya uburyo yitwara bitewe na cya kintu cyo kumenya uburyo mukundana cyangwa se uburyo ukundanamo, bikaba byagufasha cyane. Icya gatatu cyari knowing your love language boosts self awareness and emotional regulation. Kwimenya no kugenzura amarangamutima. Hanyuma ahubwo icya kane nuko kwimenya, kumenya uburyo ukundanamo love language promote better relationship and reduce anxiety or self doubt. Kugabanya ubwoba no kwishidikanyaho. Guys, uriya iyo ukundana n'umuntu ukamenya uburyo akundanamo, nawe ubwawe ukamenya uburyo ukundanamo, ka kantu ko kwicira kuki se umukunzi wanjye ntamuganiriza cyane utugambo turyohereye? Ushobora kuba utabizi. Kuki mugenzi wanjye atanganiriza, kuki atama impano? Nuko wamaze kumumenya. So ibi rero bigabanya ubwoba, ukavuga uti ntago ari uko atankunda cyangwa se ntago ari kunyanga, ahubwo nibwo buryo akundanamo. Hari abantu rwose bakundana bari a distance, ntibahamagarane cyane. Ese nuko bangana cyangwa urukundo ruri kugabanuka? Hoya, maybe ntago bishimira kuganira cyane a distance, ahubwo bishimira kuganira bari kumwe begeranye, umwe ari hafi y'undi, umufashe mu kiganza cyangwa se umureba mu maso, ko n'uburyo abantu bakundanamo. Ibi rero bigabanya ubwoba bwo kwibaza ngo ese urukundo rwacu ntago rwaba ruri kujya mu kangaratete, cyangwa se ntago yaba ari kunyanga, cyangwa se ntago ese ndashobotse, self doubt, kwishidikanyaho. Ibi rero biragabanuka cyane iyo buri wese azi uburyo mugenzi we akundanamo. Hanyuma ikintu cyanyuma ngira ngo dusorezeho nuko they help heal emotional wounds by making intimacy feel safe and consistent.
guys, ikintu gikomeye cyane ni ugukiza. Kumenya uburyo mugenzi wawe akundanamo birakiza, byomora igikomere cyo ku mutima. Hari ukuntu abantu dukura, uko twagiye dukura, ngira ngo si nzabategurira ikiganiro cyangwa se hari nabigarutseho gatoya. Buriya uko turerwa tukiri bato, uko tuba turi in touch, twegeranye n'abaturera, ashobora kuba ari umubyeyi cyangwa undi wese wakureze, umwanya yaguhaga, uburyo yakuganirizaga, uburyo yakubwiraga amagambo meza, uburyo yaguhaga inama, uburyo yakwiyegerezaga, uburyo yaguhoberaga, uburyo yagukoreraga ibintu byiza cyane, ibyo bita attachment, bigena uburyo tuzagira imibano yacu y'ahazaza. Iyo rero hari icyo bita ibikomere cyangwa se icyuho muri ubwo buryo bwo kurera, hari igihe uhura n'umubano mwiza, uzi uburyo mugenzi wawe akundanamo, yewe bikazashira. Nimba yari umuntu utajya aganira amagambo meza, akazashira. Nimba yari umuntu mwikundira bucece, atajya avuga, atakubwira utugambo twiza, adasohoka, atagusohokana, buriya iyo umaze kumumenya, agenda abona ko nawe akwiye kugira ibyo yiga bitandukanye n'iyo umushinja ko hari ibyo atagukorera. Buriya iyo ushinja umuntu ko hari ibyo atagukorera mukundana, uzasuzume neza ko utari kumugora, uzasuzume neza ko utari kumwaka ibyo adafite. Niyo mpamvu kumenya uburyo akundanamo byagufasha kumuha umwanya wo kwiga, wo kunguka ubumenyi, wo gukira. Hari abantu banyuze mu buzima batararezwe n'ababyeyi, atazi gutanga care, atazi kuba yafata umugore we akamuguyaguya, kuba yafata umugabo we akamuguyaguya. Kubera iki? Kubera utwo dukomere twahahise, icyo cyuho cyo mu mirerere, ntago yabonye nawe izo care, biragoye ko yazitanga. Iyo rero umuhaye uwo mwanya, ukamwumva, ukamenya uburyo akundanamo, abenshi bajya batebya bakavuga ngo ni ugukundana gisirikare, kubera discipline nyinshi, kubigenza gake, kubishyiramo protocole nyinshi. So ari igihe bibangamira umuntu, ariko mbene uwo muntu iyo umuhaye umwanya, hari igihe yiga akabona ko akwiye kugufata mukasohoka, mukajya gutembera, akagufata akaboko mu muhanda. Hari umuntu utafata umukunzi we mu muhanda ukuboko cyangwa mutwaza akamarete. Kubera iki? Yumva afite intinyi kandi ari uwawe waramanitse ukuboko mugasezerana. So ni ikibazo cy'icyuho mu bijyanye no kwitanaho aba yaragize mu buryo yarezwe muri attachment ye n'abamureze. So kumuha umwanya rero birakiza. Uko umumenya ukamuha umwanya, agenda agira ibyo yiga, akagenda arushaho kubimenya, ibintu bikagira ute bikabaryohana cyane. So guys, muyemerere nsoreze hano iki kiganiro, ndizera ko mwagikuze cyane. Niba wagikunze kora like, hanyuma ukore subscribe nimba utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu biganiro tubategurira byose. Hanyuma nk'ibisanzwe ngende Muhire psychologist, tuganira ibintu byinshi cyane biryoshye, bivuga ku mitekerereze ya muntu, imibanire n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, hanyuma tukarushaho kugira ute kumera neza. Ushobora kuduha igitekerezo muri comment, ikibazo cyangwa se inyunganizi, cyangwa se icyo wumva twazaganiraho ubutaha. Byose tuba twiteguye kugira icyo tubikoraho. Ni ya channel yanyu mukunda, Muhire PsychActor. Njyewe nari Muhire psychologist. Ikiganiro cyo ni Psychology for Better Life. Reka tubonane mu bindi biganiro.